turabasuhuje inshuti bavandimwe b'impambanyayo TV, amahoro y'Imana bane namwe. Muri uyu mwanya murimo murabyumva ko n'ijwi ryacu mu by'ukuri rifite icyo risobanuye ubwaryo. Nk'uko mubizi rero by'ukuri mu abakristo muri rusange, abanyarwanda abakunzi ba Pst Theogene turi mu gahinda mu by'ukuri, nubwo nk'abakristo hari icyo biba bigomba kudusigira kandi bikatwigisha. Kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu mubona ko imbere yacu dufite umutumirwa wifuje kugira ngo agire icyo avuga ku bw'uyu mwanya. Niyo mpamvu rero dutangiye, muramuzi, ni umushumba wacu dukunda cyane. Reka tumuhereze ikaze atangire wenda yibwira abantu. Bashobora kuba ufunguye channel ubwa mbere, ariko benshi baramuzi, ariko ntacyo bitwaye ko ni umugabo kwivuga rwose, ntacyo bitwaye. Tuguhaye ikaze, batangira babwira abantu. Murakoze cyane. Nitwa Pastor Sekazuba Role. Nk'uko watangije bivuga, ari impamvu amajwi yacu yahindutse. Nsuje abantu badukurikiye rero, ariko wenda ndagaruka ku kintu gito utangije uvuga. Uretse abakristo gusa, nzi neza n'abatari abakristo bakunda Theogene. Baramukunda cyane. Ni umukozi w'Imana ndetse wibonwa mu banyarwanda bose. Imitima myinshi abaje mu rusengero, bataje mu rusengero, iyo bumvisha amagambo amuvamo iby'Imana ibimuhaye, tuvuye ngo ni umuntu ufite abakunzi benshi muri gahunda y'abakristo no muri gahunda abantu bataje mu rusengero. Ko nkatwe dufata ingendo zitandukanye, aho ugera ugasanga yaba atajya mu rusengero afashe telefone ari kureba Pst Theogene. Rero uretse imitima y'abakristo yababaye, n'imitima y'abatari abakristo nabo yababaye, by'umwihariko twapfisha umunyarwanda w'intwari. Rero ngira ngo bareka manze mbasuhuze nabibwire n'amazina nanabibwiye. Nitwa Pastor Sekazuba. Ndi umushumba y'itorero Betel mu Miracle Church hano i Musanze. Ndashimira Imana kuba mwongeye kunyakira ku Mpambanyayo TV. Imana mwishire ibahe umugisha mu bihe bigoye, mu bihe biruhije, ariko dukomeza kubwira ndetse abantu bose baba tubabwire ngo bagire ibyiringiro ko Theogene tuzamubona. Yagiye mu ijuru, bafite kwizera, nzi neza ko tuzabonana n'amaso ku maso. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Reka tunabwire wenda n'abantu bashobora kuzakurikira iyi video yuko ubundi uko tugenda tubikurikirana, biteguye yuko gushingura Theogene saa 12 baza kumukura kuri morgue, saa 3 bakamusezeraho iwe mu rugo, hanyuma saa 6 mu rusengero i Remera. Ubwo rero hari igihe umuntu waba atashoboye kuba gukurikirana, kandi tuzagenda tubakurikiranira uko ibintu byose bimeze. Hanyuma kumuvuga butumwa ni igiki Pastor Theogene? Kukubaza ibyo ngibyo mu by'ukuri ni byinshi, ariko nanjye mfite ibyo namwigiyeho, ariko nabishobora kuba bihari mu by'ukuri. Urakoze. Ikintu cya mbere nigiye kuri Pst Theogene no guca bugufi. No guca bugufi. Ikindi cya kabiri, kwibona mu bantu bose, atitaye icyo ari cyo, atitaye titira ahagazeho, ukabona ntiyibagiwe iyo yavuye, kuko turafite abantu benshi Imana ije ivana kure, nkuko yaravanye Theogene kure, ariko bagera kuri level Theogene yari ariho, ugasanga si babandi bakibuka iyo bavuye, si babandi bakikoza abaciye bugufiya, ariko ikintu mwibukiraho, ikintu mukundira, agiye mukundira, ikintu namwigiyeho no guca bugufi. Mbese ntiyibagirwa. Ubundi baca umugani ngo wibagiwe amateka wica amategeko. Theogene ntabwo yigeze yibagirwa amateka aranze ubuzima bwe. Ikindi cya kabiri, ni umuntu ufata abantu bose kimwe, uko waba umeze, isura waba wambaye, mbese kuri we agufata kimwe. Ikindi cya kabiri namwigiyeho, ni umuntu ugira amagambo azanamo ibyiringiro, kuko nko mu nyigisho ze zose zigaragaza ko uko waba umeze kose Imana yahindura amateka.
yaremye imitima ya benshi uretse nanjye. Ibyo mu nyigisho, mu kuvuga ubutumwa kwanjye, kuko nkunda gukurikira nkagira buri wese ikintu muvanaho. Mu bakozi b'Imana iyo nafashe umwanya n'abantu y'umuntu aka kantu nkamwumvise, urumva ari uguca bugufi kwe kwatumye mbimwigiraho cyane. Ikindi cya kabiri, gusabana n'abantu bose. Waba wakarabye mwasabana, waba utakarabye mwasabana, waba uri umukristo murasabana. Ndibuka rimwe namwigiyeho ka mbere, yazanye umuntu wari uri ku muhanda unywa urumogi, noneho ngaramubwira ngo naza mubere umushitsi. Ageze mu rusengero ngo baramwongere ngo ngiye kumanza gukubita iburi. Ngarabaho ngaho genda ariko ugaruke. Mu yandi magambo, ntiyamwanze kubera ko ajya gukora ibyo yanze, ahubwo aravuze ngo Imana yampinduye ikamfata, nawe ishobora kumuhindura. Rero icyo nicyo kintu cya mbere nabashe kumwigiraho, guca bugufi, gusabana n'abantu bose. Uburokore bwe ntabwo bwihishiriye. Hari abantu bagira uburokore ariko bukagira bugarukira bakajya buhishira. Uburokore bwe burirekuye. Burya ari ijambo ry'Imana ngo tuzamenyera ku mbuto. Ibikorwa bye n'umutima we bigenda byigaragaza. Yes, murakoze. Iyo umuntu akora uramumenya cyane. Hanyuma ni iki wabwira abavuga butumwa muri rusange? Kuko mu by'ukuri turababaye, ariko ku rundi ruhande iyo dusomye ijambo ry'Imana hari icyo ribivugaho, si byose. Ariko ku ruhande, kuko turi abantu ntago bizabura. Ni iki wabwira abavuga butumwa? Ikintu nabwira abavuga butumwa, Theogene kuba yarageze iki gihe akiriho, si uko yabuze ibimukura mu mubiri. Byari bihari byinshi cyane, ariko isaye niyi. Urupfu rwa Theogene ni inyigisho ku bakozi b'Imana bose, uretse n'abakozi b'Imana, ni inyigisho ku bantu bari ku isi, kugira ngo, kuko hari akantu yakundaga kwigisha ngo dukorere Imana nk'abazapfejo. Pe ukabona arirekuye, aravuga ati tugomba kuyikorera nk'abazapfejo. Rero nk'abavuga butumwa twari dukwiriye, hari abantu tugera mu gihe tugezemo tukibagirwa ko tuzapfa. Rero birashaka kugira ngo urupfu rwa Theogene rutwigishe guhora twiyeza, guhora twumva koko ko isaha ku isaha wapfa. Urupfu rwa Theogene ntabwo rwagutinya. Ari urupfu rugira ikigonge, ari urupfu rugira imbabazi, ntabwo rwakora kuri Theogene. Kuko Theogene yaramajije kubaka imitima myinshi, yarafite n'inda cyubaka. Rero biravuga ngo mwivuga butumwa ryacu duhore twiteguye, duharanira ijuru kurusha iby'isi. Kuko Theogene, urupfu rwa Theogene, n'utarufite ubwoba bw'urupfu ashaka rugira uyu munsi. Duhore twiteguye, kuko hari igihe tugira mwivuga butumwa tukavuga ubutumwa twakumva twakomeye, tukagira imipangire y'isi, ariko twibya gupanga ijuru aho tuzajya. Rero iyi ni inyigisho, n'ukongera gukangura abantu bari basa nk'abasinziriye, kuko turafite abantu bakoreraga Imana basa nk'abasinziriye. Ukumva mu bihe bye yakora ibyo ashaka, ariko urupfu rwa Theogene rwaba inyigisho. Ngaruke ku kintu gikomeye, ndimo mbona abantu bavuga ngo yatambwe, yarugeshejwe, yagize ati. Kanze nkubwire, Theogene siho wenda yarashatswe kurogwa, kuko twabakoze Imana duhora turwanwa n'imyuka mibi. Ariko ni igihe cye, Imana yamucuye mu gihe cye kigeze, igihe cye cyari kigeze. Kuko hari n'igihe Satani, cyangwa tuvuge nuko gutamba, abo batambyi niba banatambye ntabwo barusha Imana imbaraga. Ariko igihe cya Theogene cyageze, kandi njyewe mvuge ngo mfite ibyiringiro ko yanapfuye Imana, kuko nawe ndimo nkurikirana amakuru ye, Imana imaze iminsi yaramuteguje. Iramuteguza ngo mugeni nguragiye n'ibiki byinshi, nahoze nkurikira byinshi. Rero umuntu Imana yishimira imuvugaho. Rero ntago Theogene ari uko Imana yamwanze. Imana iramukunda. Igihe cyo kumara ku isi Imana yamuhaye cyari cyageze. Twebwe abarokore tugira igihe cyo kurima ngo tuzajya mu ijuru, tukumva ko ijuru tuzarijyamo,
ariko niba ari ikintu kiduhindisha umushitsi kigatuma dutinya ijuru ntitwongere kuririmba n'urupfu ariko tubeho tuzi ko tuzapfa. Ikinteye rero kunezerwa nubwo yapfuye, yuko apfuye afite ubuhamya bwiza, yuko apfuye n'umupagani avuga ngo Theogene agiye mu ijuru atari yabivanga, yuko apfuye batavuga ngo Theogene aragiye nubwo yari umukozi w'Imana yesikorokaga, nubwo ari umukozi w'Imana hari andi makuru tumufiteho. Ndashimira Imana ko apfuye afite amateka meza. N'umupagani ari kuvuga ko Theogene yagiye mu ijuru, rero aragiye, ariko hari aho tuzahura nawe aho badapfa. Theogene yagiye kuwo yakoreye, yamuhamagaye, dufite ibyiringiro ko tuzabonana nawe. Rero abo bavuga ngo byagenze bite ndi kumva byinshi, ugasanga binavuzwe n'abantu b'abakozi b'Imana, itorero ryamuteze ibintu bibi, abarozi biki n'ibiki. Niyo waba ari uko gutegwa abarozi babikoze, igihe cye kitageze ntiyapfa, kuko duhura n'abarozi uko bwije nuko bukeye, tukabikira, batwuriza amahembe tukabikira, kuko isaha itari yagira ite itari yagera. Buri wese afite inzira azacamo, kuri niko Imana yari yateguye kazapfa. Niko Imana yateguye, nta warusha Imana imbaraga ngo Imana yasinziriye mu kurinda Theogene ngo none baramwibye. Hoya, ntago bibaho. Ntago Imana yasinziriye ku buzima bwa Theogene, ntago Imana isinzira. Ni igihe cye, ni irembo rye, ni igihe cyageze. Ahubwo nitumere nk'abadafite ibyiringiro. Ibi byiza twamubonagamo tumenye ko agiye kubihemberwa, agiye kubihemberwa. Twongera tunasengera we abana asize. Urabona iyo ukurikiye ubuhamya bwe n'umuntu wabayeho nabi, ariko yarageze igihe byo kuba yatangira kurya neza, yarageze mu gihe cyo kurya neza, yarageze mu gihe cyo kudasorwa mu nzu, yarageze mu gihe abana biga ishuri ryiza akaja kubacura n'imodoka. Ariko kuniko Imana bijye twebwe ntacyo tugera n'Imana itugenera ubuzima. Ico dusaba no gusaba Imana kugira ngo ikomeze yite ku bana asize n'umugore we, ikomeze bakomeze, kuko ubonye nk'uyu mugore yarageze aho arya ifiyeri n'umugabo we, tibigeze barya ifiyeri kubera ubuzima bibabayemo. Rero igihe umugore yavuze tugeze igihe cyo kuba imibabaro twababaye, twaba tuyibagijwe n'Imana, none umugabo aho kugira ngo ye aragiye. Rero birakwiye ko dusenga, kandi abantu uzikakijwe cyangwa kundi Imana ntatangire gushakira urupfu rwaturutse, amenye ko ari Imana yicura umwana yakunze, yaramukunze, n'umugeni wayo barabihanuye. nahoze nkurikira mugenzi ukuntu abimubwiye, oya nanjye ndabizi, arikurikira. Rero iyi Imana ikwishimira, natwe tuzapfa, ahubwo tuve ngo tuzapfe turirirwe nk'uko ari kuririrwa, tuzapfe dufite ubuhamya nk'ubwo afite. Donko kuko Bibiliya yavuze ngo no gupfa tuzagira dute, tuzapfa. Rero nidusome Bibiliya, nitugera nyuma ngo urupfu rutwene twibagirwe ibyanditswe byera, no gupfa muzagira mute, muzapfa. Kandi dore tuvuga ngo tuzaja mu ijuru, kandi irembo ry'ijuru ni urupfu. Rero yagiye mu gihe cy'Imana ishatse, ntabwo yagiye mu gihe Imana idashatse. Nta nubwo Imana yananiwe kumurinda nkuko nabigarutseho, ahubwo ni itariki y'Imana yategetse. Nanjye itariki yanje izagera, sinongere kwicara hano, nawe iyawe izagera. Ahubwo turana kuvuga ngo se tuzapfa dute? Ese urupfu rwacu nituramaka dupfuye nkuko Theogene ari muri moroge tuzavugwaho ibiki? Hari umupasiteri ugeze wigisha, aravuga ngo ubuzima bwacu dufite ngo tuba tumeze nk'abantu bateze bisi cyangwa se imodoka. Hanyuma buri muntu wese ati iyo turi mu modoka imwe, wenda bahereza urugero igiye Kigali iturutse wenda Gisenyi, buri muntu wese agira arete ahantu imodoka ihagarara akavamo. Niko yabyigishe, kandi mu by'ukuri aravuga ngo buri muntu wese agira haviramo, abandi bagakomeza ubuzima, abandi bagakomeza muri ya modoka. Ni iki wabwira abakristo muri rusange mwa bino bihe? Mu by'ukuri hari umwuka ubona wateye abantu, aho ubona umuntu akabona akitwa ngo ari gukorera Imana, ariko ugasanga mu by'ukuri amashari, abantu gukizwa n'abantu ntibakigira urukundo. Abantu Satani arimo aragenda afata abantu akabibagiza ko nyamara hirya y'ubuzima hari ubundi buzima, hari ubugingo buhoraho, aricyo umuntu yagombye gukorera Imana, aricyo ari kureba mu byo akora byose, akaharanira mu by'ukuri kuvuga ati Imana ibyo ndi gukora byose irimo irandeba. Tekereza ko umuntu wese mu by'ukuri akoze akavuga ati nubwo ndi gukora, ariko abantu hari aho batareba, ariko Imana yo ari ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo, irimo irandeba.
n'iki wabwira abakozi b'Imana muri rusange, abakristo muri rusange, cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese wakumva iyi message ugiye gutanga cyangwa se wakurikirana iki kiganiro, n'iki wamubwira? Urakoze cyane. Ico nabwira umuntu wese udukurikiye, abantu ntibakizwe, kuko nsigaye mbona ngasanga ubugome bamwe badatitwa abakristo bakwiriye gukora ntibakibukora, ubwo burakora abantu bitwa ngo barasenga. Kabiri, inzangano abantu batigishwa urukundo batagira mu rusengero bari bakwiye kugira, ntibakizigira, ziragirwa abakristo. Ni ukubera iki? Abantu benshi bagiye mu mwuka wo kutumva ko ejo yava mu mubiri. Ikindi cya kabiri, ntago bagitinya Imana, kuko iyo utinya Imana ukiranuka ku kanini na gatoya. Iyo utinya Imana wirinda kurwanya mugenzi wawe. Iyo utinya Imana uhora wigengesereye. Iyo utinya Imana wishimira gukora ibyo ishaka, kabona nubwo utabikora 100%. Uravuze ngo nk'ubu ndi hano, umuryango wanjye nawe usize, yego, ntuzi aho ndi, ariko Imana nahagurukanye nayo, ndi kumwe nayo. Naho naraye madamu wera namubwiye ngo ndaya, nshobora kuba namubesha nk'umwana w'umuntu, ariko Imana navanye nayo mu rugo aho narayira hasi, kuko hano naranye n'umushitsi w'umutanzania namuherekeje Imana nawe iminsi. Ngira madamu ndamuherekeje, turarari Musanze, ntanga ikiganiro kuri mwene data. Rero birashaka kuvuga iki? Abantu nibongere batinya amaso y'Imana. Wibuke kejo wapfa nkuko mwene data yatubabaje. Wibuke ko ibyo uharanira, ibyo ngerageza kurwanyamo weho, kejo ntanagira n'uwo mugambi ushobora kuwusiga nta narangiza, kuko mbese imigambi mingi ufite nta nayigezaho, ejo ntanapfa. Nidutinya kejo twapfa, tuzahora dufite ubwa bwo kubaha Imana, kuko ikintu abantu bari mu murimo wo kumenyera. Iyo umenyereye ikintu rero ugikora uko ushaka, ntabwo ugikora uko nyir'umurimo ashaka, kubera ko wakimenyereye. Wamenyereye isaha ku isandaza, nk'ubu ufite cameraman, ufite abakozi hano, iyo aje yakesheje yakoze ibyo ashaka ntumuvugeho, neje arabikora. Noneho ntamenye kejo wahita umubwira amakosa ye yakoze, ukaba wamwirukana mu kazi. Abantu bakorera Imana nk'abazapfijwe. Ayo mazu turayashaka, izo modoka turazishaka. Mwene data yaramaje kubigeraho, ariko aragiye, yatubereye isomo. Yaramaje kugira urugo rwiza, yaramaje kutaba muri za ntebe yatubwira yicaraho zikamujana nk'iriya, bakarya iwe ntabyo kurya. Ubu yaramaje kugira abantu, umuntu wagaburaga abana avanye ku manda bagera kuri 22, none arafite ubushobozi bwo kubagaburira. None aragiye. Abantu ntibashore gukizwa imbere, bakizwe bavuye ngo hari igihe isi nayivaho. Rero inzangano abatajya mu rusengero bafite, dusigare twe tuzifite. Amashari twe mu batajya mu rusengero badafite, twe turayafite. Nkakugirisha ari nkumva nakurwanya wowe wagira ngo uzarama. Tekereza kuva ucira icobo, ejo nawe wapfa. Ushobora kuticwa n'impanuka nk'iyi, ukicwa buri wese afite igare. Rero izi mfu zari zikwiriye kuduha kongera kubaha Imana kurusha uko twayubaha. Iyo ubona n'abantu batitwa ngo nabavuga butumwa, batitwa ngo nabapastori, bari kugera imbere, nge nahoze nkurikirana, bari kurizwa n'urupfu rwa Theogene. Iyi ni inyigisho kuvuga ngo ese ngewe ndamutse mvuye nakivuzeho, ejo ifoto yanjye nimeze nka gutya kuko ya Theogene abantu bari kwireba bakarira, ese bazamvugaho ibiki? Ese niba ndyamye muri Felicien ashobora kuba aryamyemo aya masaha, ese Theogene ko amuvugaho ibi bigwi, nge bazamvugaho iki? Ese ko bari gutangaza bati kuwa gatatu uzamufata, kuva yapfa iwe huzuye abantu, amarira ni menshi, abandi bari kuririmba, abo yagiriye neza bari kuvugwa. Twari tugwe kuvuga ngo njewe nzavugwaho ibiki? Igihe igare ryanjye ryantwaye, igiye gupfa kwanjye kwantwaye, nubitekereza uzarushaho kwegera gukiranuka. Murakoze. Ni iki wabwira wenda umuryango urabona ko yagendaga afata abana babaye mu buzima navuga ngo
bwo bumayibobo akabafata akabarara abo yishuraga amashuri. N'iki wabwira abo bantu mu by'ukuri Theogene yafashaga? Theogene kwaba bana yafashaga cyangwa kubavandimwe yafashaga, yakoze uko ashoboye kandi akora uko Imana imushoboje. Reka tubabwire ngo iyashoboje Theogene ikamushira mu mutima, yego, Theogene yapfa ariko Imana ntiyapfuye. Amen. Jambo ryiza rikomeye cyabisa. Imana irahari, yego. Iyanyujije umuyoboro muri Theogene ngo yite kwaba ari abantu, kuko Theogene ntabwo yabivukanye, ahubwo hari yamunyuje umuyoboro atita kwaba ari abantu babeho. Iyo ntagipfa, ntirwara, irahari, yamenye ubuzima irakomeza barebe. Yego. Kuko yacuye umukozi wayo, ariko ku isi iracafite abantu benshi. Birashoboka kuba yabifite umuntu utakora nk'ibyo Theogene yakoze, ariko mu ntege imbaraga zayo zifite nuko yagira ko umugore arasigaye. Arahari. Umugore arahari, n'abana barahari. Theogene asize abana. Imana ishobora kubaha ubutwari bwa se, bariya abana bagakora. Reka tubabwire rero, aragiye yabafashaga, ariko Imana yo mu ijuru yabamenye ikanamukoresha irahari. Hanyuma tukababwira nabo bakaba abagabo bakanamwigiraho, bamwigireho, bate kubona agiye ngo bahite basubira mu byo basubira ibyo byabari barimo. Ahubwo ni igihe cyiza cyo gukomera, cyo guharanira kugira ngo bagere mu byo yakoze. Yes, bakanakora ndetse n'imirimo irenze. Birashoboka kuko Yesu yaravuze ngo nimunyizera ngo imirimo nkora muzayikora, ndetse mukore nirushijeho, mukore nirutiyo nakoze. Yes. Mu by'ukuri ngira ngo iyo ufite umuntu wigiyeho ushobora gukora ibyo yakoze ukanabikuba. Yego. Wemeranye nabyo? Ndabyemeranye. Yego. Hari benshi bari gutanga ubuhamya ngo nje yankoreye ibi, yagize ati yarakigukoreye, yabibye imbuto, ariko uwabikoze ntago agihari. Yego. Ese wowe usigaye urakora iki? Yarakigukoreye, urashima, uratanga n'ubuhamya. Kandi ko kubuhamya uvuga ntago ari ubwo urukwihimbira. N'amaso y'abantu azi ko yabikoze. Theogene nta buhamya bw'upapirano bari kumupapirira, ni byarebeshejwe n'isi yose. Kandi reka tubwire abantu badukurikiye, social media ni nziza cyane. Hari abantu benshi h'abanyarwanda, habana bumva ikinyarwanda, baba bari mu Rwanda hirya no hino, kubera zino mbuga nkoranyambaga. Bose baricaye, abenshi baricaye. Mu by'ukuri nuri gukora ari gukora kuko nta kundi kuntu yabigenza, wenda ntandi mahitamo. Ariko ejo bundi uzabibona i Kigali, abana azaba arakangari, azaba ari benshi cyane, azaba ari benshi. Mu by'ukuri reka dusa n'abagana ku musozo, tubwire abantu bose Imana yagiriye neza igahindura amateka yabo, bagira icyo bika. Buriya ubuhamya ngenda bukunda, iyo umuntu arimo yigisha agatanga ubuhamya ndabukunda. Ikindi cya kabiri, abantu nibige gufasha abababaye. Nimba ubona Imana yaraguha hari uko yakugenje, mu by'ukuri birya ivuga ngo ibyo mwifuza ko abandi babagirira abari nabyo namwe mugirira abandi. Abantu nibige gukoresha ubutunzi Imana yabuhaye, ubutunzi Imana yabahaye, kugira ngo bafashe barya bakeneye ubufasha. Kuko nta muntu mu by'ukuri wabura icyo afashisha mugenzi we mu gihe abona ko icyo akeneye agifite. Sinzi nimba hari uko wowe uri icyo urukumva wabivuga, ariko nticyanabura. Ntago cyabura. Uko uravuze ati nitwige, ariko ngira ngo utuvideo twanje bakunda kuko nandimo mfasha abana biwacu mbagurira. Buriya arega niyo mpamvu urana banagutumye. Ari ikintu navuze ngo Mana, kandi mbonye imirimo Theogene yakoraga n'abantu umuvuga butumwa, uzampa umutima ngerageze. Nashobora kuba ntagira umutima nk'uyu wose, ariko ngewe nabonye 100 si byagira ico bikora. Ariko buriya ntaguce buriya mu by'ukuri ntabwo waba waragize hari ukuntu umuntu areba umuntu akagira ishurirwa bijya n'ibyo ari gukora, ko ntabwo yaba ari inspiration ushobora kuba warakuye kuri Theogene ariko igashikikirwa n'umwuka w'Imana. Ngiye nayimukuyeho nyinshi cyane, n'abantu bankurikiraga mfasha bari abana ku muhanda, niruba njya kureba abantu batishoboye mbafasha, ntanga ibyo kurya. Umwuka w'Imana arabimpasa, ariko Imana irambwira nareba Theogene avuga ngo iyamushoboje mu mbaraga zanjye nanjye iranshoboza. Amen. Kuko niba ari ikintu
uziga nubona ari ikintu cyazana umumaro uzagikopere unasenge n'Imana igufashe kikwinjiremo ushobora no gukopera utagisengera ntikikwinjiremo kandi ushobora no kugikopera wagikora ntikize mu njana nziza ariko navuze ngo okay nshobora kuba mukopera igena nagikora ntikize mu isura nziza ariko mfasha nyagasani kizaze mu isura nziza nkuko mukopeye yabaye role model yes kandi mwiza mu byukuri cyane ibi byo gusura ibitaro ibinsura ibitaro bya Ruhengeri umuntu yarambwiye ati nagufasha nti mbona hari umuntu ubikora nanjye bizashoboka mbavano tujaza Gisenyi rero hari byinshi twagiye tumwigiraho none bikadona confidence ukavuga ngo okay Imana yamushoboje kamura mutima kuva natwe bicuzemo n'umwuka wera turimo bizashoboka cyane cyane ko namajwi aba ari menshi akugwanira ngo ati ibi bintu nkangere baragira ngo iki ariko warebera ko iyashoboje uriya nanjye zashoboye rero byiza cyane ibyo yakoze ni byinshi hari ikintu uvuze ngo social media ni nziza ndibuka umuntu umupastori wa Nyakuye ari Tanzania ahantu bita Kigoma tukivugana kuri telefone yambwiye ati turi mu gahinda ku wacu yahise ampa poli yasaba ati poli twese turifite poli ni poli iki wenda birandenga ati poli ku muvandimwe wacu wapfuye urumva ari Tanzania Kigoma ariko tukivugana yahise ampa poli ati poli sana twabuze intwari ari Tanzania ku mupaka w'u Burundi na Tanzania ahantu bitaza Kigoma yego navuganye n'abantu benshi abari Kenya bakambwira poli donc n'abatari bamubona amaso ku maso n'umuntu wacu arega noneho havana Imana nyagasana icyamba twese twazapfa nk'abakiranutse uyu mugabo apfuye nk'umukiranutse si no gufasha gusa ahubwo uyu mukiranutse apfuye isi yose irabimenya urayapfuye gufasha hari n'abafasha bagapfa ariko ibintu ntibivuga apfuye nk'umukiranutse uru ni urupfu rw'umukiranutse oya ni urupfu rw'umukiranutse reka tubwire abantu badukurikiye biri givuga ngo nta mukiranutse upfa ahubwo aragira uti arasinzira kandi biri kongera ikavuga ngo ahirwa abapfiriye mu umwami abapfiriye umwuka ati ye baruhuke twongere tubwire abadukurikiye biri yavuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantubye hakiri ku manywa uyu mugabo yakoresha amanywa yiwe cyane nijoro kabisa yakoresha igihe cyiwe yakoresha igihe cyiwe nawe rero dukurikiye mu by'ukuri mu muhamagaro Imana yaguhaye kandi iyo tuvuga umuhamagaro hari abantu bavuga ngo ni ukuvuga ubutumwa gusa nabyo ni umuhamagaro ariko bara no gucuruza ni umuhamagaro na business izo zose ni imihamagaro gukora muri politike cyangwa se n'ahandi hose ni umuhamagaro bikore neza ugifite uburyo kandi ubikore neza muri bwa buryo babwumvikanwe bwa buryo bwafasha abantu pana kugira ngo wikakaze kuko izo nzego zose cyangwa se ubwo buryo bwose Imana igenda itanga kwari uko kugira ngo mu by'ukuri gukorera isi cyangwa se gukorera abantu muri rusange rero tugana ku musozo mu by'ukuri gira ijambo ry'impamba wahereza abantu bakurikiye iki kiganiro cyane cyane inshuti n'abavandimwe twese muri rusange kuko twabuze umuvandimwe kandi twabuze umuntu twakundaga Pst Theogene ntabo hari ryo umuntu aba ari uw'umuryango ariko ntago yari uw'umuryango gusa yari umuntu wacu twese muri rusange gira icyo ubwira nk'impamba watanga ubundi usoze usenga Imana. Murakoze cyane impamba ya mbere icyo navuga nk'umushumba reka mbwira bizera Kristo ntagire wongera kuvuga ngo baramutambye arapfuye kuko Theogene ni Imana imutwaye. Iyo ni impanuro ya mbere natanga. Yego abantu nibizere ko niba tuvuga ngo tuzajya mu ijuru hari abazaritaha yatashe kuwo yakoreye. Ntitumere nk'abadafite ibyiringiro ko Theogene yarakijwe kandi akabagiye mu ijuru. Abantu bongere bigarome ibyiringiro bavuge bata atashe nk'intwari agiye kubona igihembo kuko hari ibintu bitatu tukiri mu isi abaca bugufi kubaho Uwiteka ingororano imigani 22:4 ingororano n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Theogene Imana imaje kumuha amafaranga amaje kumuha ku Theogene yarafite icyubahiro agiye gufata ikindi gihembo cya finale ubugingo buhoraho. Ubwo rero abantu bumva bagende imyoka ko hari ikindi gihembo yaramaje kugira imodoka atagena n'amaguru kandi ikindi cya kabiri yari umuntu wirekuraga be ukaga muri system ukabona n'ibya gishumba
ashaka kwibera nk'umuntu yoroheje. Rero nashaka kugira ngo impamba nabaha tumere nk'abantu bafite ibyiringiro ko Theogene yagiye mu ijuru, kandi duharanire natwe gukizwa kugira ngo tuzabonane nawe. Nudakizwa ntuzabonana nawe, ariko nukizwa uzabona Theogene. Reka mbwira abamukunda muharanire gukizwa kugira ngo muzabone, ariko nudakizwa umubonye umunsi ukahari ntabwo uzahagera. Ariko nukizwa kuba urashaka kwakira umukizwa, Theogene uzamubona twatunakora muzadukorana utuntu uzamubona. Reka tugire ibyiringiro tuharanire gutinya icyaha n'igisa nacyo, tuve ngo Mana turashaka kuzabona Theogene. Tuzi ko Theogene ari mu ijuru, natwe turashaka kugira ngo tuzamubone. Kugira ngo uzamubone rero ni ugukizwa. Kandi katubwira abantu ko Imana buri gihe cyose iba ifite icyo ishaka kuvugana n'ubwoko bwayo. Ubwabyo byonyine hari message Imana yatanze. Buri muntu wese Imana ifite kuntu yavuganye nawe. Reka tukubwire muvandimwe wo udukurikiye, iki kiganiro ntabwo twapfuye kugikora gutyo. Wowe ucyumvishije gira isomo uvanamo. Wowe wagiye urumva n'izindi social media cyangwa se n'andi mateka ye uzi, hari abashoboye kubana nawe mu nsengero hirya no hino, hari mu bikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge, hari ushobora kuba mu by'ukuri aho waba waramwumvije mu buryo bwari bwo bwose. Gira icyo wumva Imana ishaka ko wamenya kandi ko wakora. Imana iduhana umugisha. Hari ikintu rimwe badutumiye Kampala ndi hamwe nawe. Kuko nibwo bwa mbere nagiye kuba ngo mbane nawe kuri tere. Abantu ba Kampala badukurikiye barabyibuka. Icyo gihe ntiyaboneka, ndababara n'abandi rwose. Niho nari ngeze igihe cyo gusohokana Theogene twari mu kindi gihugu turi kumwe, barafisha bategura igiterane. Ngeze Kampala barambwira ngo Theogene ntiyabonetse. Igihe nabwo nabajwe n'ikintu uko namukundaga, kumva ngo ngiye kubwirizanya nawe mu giterane kimwe. Icya kabiri, mu mwaka urangiye mu kwa karindwi twa dufite ibiterane by'imishinga ya kompasa byo kurwanya ibiyobyabwenge. Nabaga nagiye hariya nkabona nawe ari hariya, none nkumva nge ndishimye kumva ari hariya ari gukora hariya. Ndashaka kugira ngo uti no gushaka kugira ngo dukunane rwa rukundo wavuze abantu bareka ishari. Nabonaga ari hariya nkumva ndanezere kuko yantanze mwuyu murimo. Nabona ngeze hariya nkagira byinshi mwigiraho. Rero ndashaka kugira ngo ntanga impamvu ivuga ngo Imana ikomeze ishigikira abanasize, ishigikira umuryango, ishigikire n'itorero. Twese turamukunda, ariko cyane cyane itorero ya adresse y'itorero rye Imana ikomeze, kuko urabona nk'itorero ADPR n'izi minsi ripfusha intwari nyinshi. Ejo ugasanga runaka sinabarondora amazina kuko ndabikurikirana, ariko tuvemo nibakomere aho bari kuja ni heza. Kandi ho natwe turi kuja turateze, turi kurarete. Buri wese dukurikira arateze rwose, nkuko wabivuze arateze, ategereje kugenda. Twishime ko numubona ugiye uzababona ari byo haranira. Rero impamba natanga nugora dufite ibyiringiro ko ejo twapfa, dukore nk'abazapfa ejo nkuko abivugaga. Wumve ko ufite ubwo kumva ko ejo wapfa, ejo waba utakiriho. Numara gutekereza kwishira hejuru bizagabanyuka, kwirata ntabwo uzabikora, uzakomeza uharanire guca bugufi nk'umuntu koko watahije. Rero impamba nabaha mukomeze mwihangane, turabihanganisha natwe twihanganisha, itubihanganisha nk'abatabaye natwe twababaye. Twese dukomeye twihangana, ariko tugira ibyiringiro ko inshuti yatuvuyemo iri mu gituza ca Abraham, iri mu ijuru, tuzayibona, tuzaririmbana nabo kuri wa murimo tuzakora mu ijuru, kuririmba twatuntu yakoraga twica azatudukorera. Rero navango Imana ikomeze dukomeze. Twari dushaka kugira ngo tugumane nawe, ariko Imana ntago ari kwabishatse, kandi ntaco twayitwara. Iyo yadushizeho ngo tubeho, iyo manda yacu irangiye iraducura. Rero ngira abantu ngo mukomeze mukomere mu mwami Yesu, mwinengere ko Theogene tuzamubona amaso ku maso. Asante. Kadusenge. Uri Imana ishobora byose, uri Imana yaremye umuntu imuhijyaca azamarira ku isi. Dusengeye imitima benshi babajwe n'urupfu rwa Theogene, kugira ngo ukomeze udukomeze, kandi duhore dufite ibyiringiro ko manda yacu izarangira turi ku isi. Ngaho rero dukomeje kwihanganisha umudamu we nk'umufasha we, ababaye no kurusha twese. Komeza umufate mu mugongo. Dusengeye abana basize, haba abo yabyaye ku mubiri n'abo yareraga, bose turabasengeye. Dukomeje gusengera abantu bose, haba barizwa muri ADPR n'abandi barizwa mu andi matorero
n'abataje mu rusengero bakunda Theogene baba bari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka ukomeze dufate mu biganza byawe, ariko duhe ibyiringiro bivuga ngo ejo natwe tuzapfa. Ese nidupfa tuzajya hehe? Ese tuzajya aho Theogene yagiye cyangwa tuzajya mu kurimbuka? Reka abantu benshi baharaniye kujya mu nzira Theogene yanyuzemo tuzamubona amaso ku maso. Urakoze Nyagasani, komeza uyobore gahunda kugeza igihe tuzamuherekeza neza kuri munsi wo kwa gatatu. Uzaduha umunsi mwiza wo kumusezeraho, kandi abantu bose bazitanga kuza kumuherekeza, haba bazahagera n'amaguru n'umubiri, n'abazamuherekeza ku mutima bari kure, abo bose bazabona umugisha utanga. Urakoze, ngaho komeza dufate dukomeze, kandi dusengeye Impamba Nyayo TV, ibiganiro ucishaho bikomeze byubaka imitima abayikurikira, abari mu Rwanda no muri Afurika no hanze ya Afurika, abaje babona ibiciye ku Impamba Nyayo TV baje basubizwamo intege. Urakomeze umuyobozi wawe ndamusengeye, abayikoraho bose babona ukuboko kwawe. Ngaho urakoze mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen.